ntugire ngo rwose n'uburwayi niba uri kwiyumva bidasanzwe mu mubiri wawe muri aya matariki. Hagati y'itariki 29 n'itariki 30 Kamena harimo ukwezi kw'inzora. Niyo mpamvu ushobora kwiyumva wacitse intege, ukaba uri kwiyumvamo urujijo rwinshi muri wowe, ukaba uri kwiyumvamo guhubuka bya buri kanya, ukumva umutwe urakurya, hari abo n'igifu kirya, hari abarara barota nabi, akabura ibitotsi se, akumva ibicuro mu bice bitandukanye by'umubiri, akumva ububabare ku mubiri cyane cyane nko mu gice cyo mu maso, ku ntoki, mu mbavu. Harimo n'abumva amajwi adasanzwe mu mutwe, kumva harimo amajwi rwose. Ntabwo ari ikibazo cy'uburwayi, ahubwo nuko mu kirere harimo ibihe bidasanzwe. Bino bihe nibijya bigera nzajya mbibutsa, kubera ko twigeze kwiga uburyo ukwezi kw'inzora gukoramo, as above so below. Iteka ryose iyo mu kirere harimo ibihe bidasanzwe, si n'ukwezi kw'inzora gusa, n'ubwira kabiri mu mubiri wacu, burya umubiri wacu urabigaragaza, impinduka mu mubiri wacu urabigaragaza. Ni nk'uko iyo hakonje umubiri wacu bigaragaza, n'iyo hashyushye umubiri wacu urabigaragaza. Niyo rero harimo ukwezi kw'inzora umubiri wacu urabigaragaza. Ahubwo ku bantu bafite umubiri ukangutse, umubiri muzima ukibaho ubuzima bwa kamere utarasinziriye, abo bantu nibo babyumva cyane kurusha abandi. Biterwa no ku kwezi kw'inzora gutuma amazi yose ari mu isi yivumbagatanya. N'umubiri wacu rero ugizwe n'amazi, hejuru ya 60-70% n'amazi. Kandi ntabwo ari amazi asanzwe, ntabwo ari amazi buzi. Amazi ari mu mubiri wacu ameze nk'amazi y'inyanja. Niba rero ukwezi kw'inzora gushobora kuvumbagatanya amazi y'inyanja, nari mu mubiri wacu nayo ntabwo asigara. Niyo mpamvu umuntu ashobora gucanganyukirwa cyane mu bihe nk'ibi ngibi. Niba rero ubu none hatuvugana cyangwa se uyu munsi n'ejo uri bwiyumvemo ikintu kijyanye no gucanganyukirwa, ntugire ngo harimo ikibazo, ahubwo ni ingaruka z'umubiri wawe ziturutse ku kwezi kw'inzora. Gusa ku rundi ruhande njye mbifata nk'amahirwe byonyine no kubasha kubyumva, kuba umubiri wawe ubasha kwivumbura gutya, ni ikigaragaza ko umubiri wawe ni mutaraga rwose, uracyari umwimerere. Ko abantu benshi imibiri yabo yataye umwimerere, yataye umujyo wa kamere, niyo mpamvu adashobora gupfa kubyumva. Niyo mpamvu umuntu ubu ngubu asigaye arwara akazashiduka yarazahaye. Uzi ko umuntu ashobora kurwara indwara, ibimenyetso byose bikaza ntabibone, akazashiduka igiye kumuhitana. Kandi burya akantu kose katagenda neza mu mubiri, umubiri wacu urakagaragaza, unakagaragaza wihuse cyane rwose. Ahubwo kubera ko imibiri yacu iba yarasinzirijwe n'ibintu turya, ibintu tunywa, ntabwo iba ikangutse nyine. Ntabwo upfa kubyumva, ubyumva ari uko indwara ikugeze ahandi habi cyane. Niba rero ubasha kumva byonyine impinduka z'ukwezi kw'inzora, impinduka ziri mu kirere, umubiri wawe ukabigaragaza, ni ikigaragaza ko umubiri wawe ni muryerye, ni mutaraga rwose, ufite umubiri mwiza. Umubiri wawe ni mutaraga, ni ya mibiri bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Umubiri wawe uri muzima, roho iwe urimo rero nayo iba ari nzima, niba ariko navuga. Kubera ko umuntu ufite umubiri usinziriye, izo mpinduka ntabwo yapfa kuzumva. Ni ikimenyetso cy'uko rero ukibaho ubuzima bw'umwimerere, uracyajyana n'injyana ya kamere. Iyo ukangutse rero hakabaho ukwezi kw'inzora, mu mubiri wawe rwose urabyumva. Noneho hari n'igihe ubyumva mbere yaho, ukabyumva nka mbere y'iminsi 3. Rimwe na rimwe rero niwumva mu mubiri wawe hahindutse, ukumva ntabwo uzi ikintu cyabaye, ukumva ntumeze neza, ukumva urajagaraye, kabone n'ubwo wenda uba utazi icyabiteye, ariko menya ko umubiri wawe uracyari umwimerere. Hari ibihe biri mu kirere uba uri kujyana nabyo. Uhereye rero ejo hashize mu ijoro ukagera nyine uyu munsi ku manywa ku itariki 29 Kamena kugeza ejo ku itariki 30 Kamena, ushobora guhura n'ibimenyetso. Menya ko nta gikuba cyacitse, ahubwo mu kirere harimo imyivumbagatanyo y'ukwezi kw'inzora. Ariko wumvise bikabije ntibyakubuza kujya kwa muganga, cyangwa se niba rusanganywe izindi ndwara zituma ibyo bimenyetso nawe ubibona, ntabwo wabigenderaho gusa ngo bikubuze kujya kwa muganga. Hoya, kereka nyine ari ibintu bigutunguye. Akenshi biza ari ibintu bitunguranye, cyangwa se ugasanga urazahaye cyane ugereranyije n'ukuntu wari usanzwe umeze. Muri make ushobora kubura ibitotsi. Iki nicyo kimenyetso cya mbere ubundi abantu benshi bahura nacyo. Ushobora kubura ibitotsi mu ijoro,
cyangwa se wanaryama wasinzira ukarota nabi, ushobora kugira umujagariro muri wowe ukumva ntutuje, nuko imbaraga z'ukwezi zirimo ziradurumbanya imbaraga z'ubwonko bwawe. Niyo mpamvu havubura imisemburo ya stress. Umuntu agira stress cyane muri iyi minsi, kugira amarangamutima menshi akabije ku bintu bimwe na bimwe. Imbaraga z'ukwezi ziba ziri guhungabanya imikorere y'umubiri wawe. Ushobora kugira imijagariro mu misemburo y'umubiri wawe, nk'imisemburo igenga imyororokere yo izamo akaduruvayo cyane. Abantu bamwe bashobora kugira umurengera mu kwezi kwabo, nko mu gihe bari imugongo iyo bihuriranye n'amatariki nk'aya. Abandi bakagira ubushake budasanzwe mpuzabitsina mu matariki nk'aya ngaya, kugira inzara idasanzwe cyangwa se kugira ibibazo mu igogora, kujya kwiherera bya buri kanya, bamwe bakanajyaho bikanga, kuribwa mu nda, kuribwa umutwe uruhande rumwe cyane cyane cyangwa se impande zose kuri bamwe, kugira inyota idasanzwe cyangwa se kubira ibyuya bidasanzwe. Ukwezi kuba kuri kugukurura, kugira ubwoba bwinshi n'ubwihebe, guhungabana k'ubwirinzi bw'umubiri. Ibi byose ni ibimenyetso bisanzwe kubera ko biba byahuriranye no ku kwezi, ariko umuntu bibaye hagira ngo yarembye, harimo n'abajya kwivuza. Gusa iyo usanga nk'indwara nayo yagaragaza bino bimenyetso, ntabwo ugendera kuri ibyo ngibyo ngo nuko ari ukwezi kw'inzora, oya, ujya kwivuza. Turi mu matariki rero y'ukwezi kw'inzora, nicyo bita energetic shift. Habaho icyo nagereranya nko guhindagurika kw'imbaraga. Nk'iyo ugendeye ku ndangaminsi ya Gregoire ku kwezi kw'inzora, kuraba kuzuye neza neza muri aya matariki nyine mbabwiye 29-30 Kamena. Mugihe rero imbaraga zose ziri mu isanzure zishobora guhungabanywa n'imiterere y'uko mu kirere byifashe, bikaba byangira ingaruka ku mubumbe w'isi. Iyo rero mu kirere hajemo imbaraga zidasanzwe, ubundi abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere bavuga ko akayunguruzo gatandukanye urwego rw'isi y'ibifatika n'isi y'ibidafatika kananuka cyane. Kwihuza n'isi y'umwuka biba byoroshye cyane muri ibi bihe. Niyo mpamvu uzabona abantu basenga cyane, babikora cyane muri amezi y'inzora. Abitekerezaho nuko hari abantu baba babibaza, baba babizi. Abiyiriza bakiyiriza cyane mu bihe nk'ibi ngibi. Murabizi yuko no mu kwa gatatu byarabaye. Abantu rero babisobanukiwe bahita bakora ibyo bita deprogramming, bakadeprogramminga bo bashaje, bakamera nk'abantu biyuburuye, bagahinduka ibyaremwe bishya, niba ariko navuga. Kubera ko biba byoroshye guhinduka icyaremwe gishya. Nuva amahame wafata muri ibi bihe ashobora kuba yimbitse cyane kurusha uko wayafatira mu bindi bihe. Ku kwezi kw'inzora rero kwa aya matariki niko bita micromoon. Micromoon, hari umuntu warubajije ibya micromoon, urumva ko bise bihura rwose. Wow. Ushobora kuba uzi bino bintu by'ikirere cyane. Ibyo nyine ko wamenye ko ari micromoon nuko urabizi bise ubimenya. Ku kwezi kw'inzora kuri aya matariki niko bita micromoon. Impamvu bakwita micromoon nuko mu ngano yako kuba ari guto ugereranyije n'andi mezi y'inzora. Nuvuga iri kukureba ubona ari gutoya, no kwaka ntabwo kuba kwaka cyane nk'uko mu yindi minsi y'inzora biba bimeze. Impamvu nuko uko kwezi kw'inzora kwa aya matariki kuba igihe ukwezi kwa kwitaruye isi mo gakeya ugereranyije n'ibindi bihe. Mu kwezi kw'inzora rero biba ari byiza kurekura amarangamutima mabi. Buriya niba hari ukwezi ko gukira ibikomere, ni igihe haje ukwezi kw'inzora. Ni igihe cyiza cyo gukira ibikomere. Niba mu bihe nk'ibi nyine aribwo amarangamutima yimbitse ushobora kuyatekerezaho ukayarekura. Ushobora kwibuka ibihe byakubayeho ukarekura. Niba ari ukubabarira ukababarira, ukibabarira ubwawe, ubuzima bugahinduka cyane rwose. Ni igihe cyiza cyo guhinduka icyaremwe gishya, igihe cyiza cyo gukira ukaba mushya mu bifatika, mu mitekerereze no mu marangamutima. Ni igihe cyiza cyo kubagara ubundi kurushaho. Ibintu byose bikonga umutima. Hari ibintu bikonga umutima, hari ibikonga intekerezo, hari n'ibikonga umubiri, urandurana n'imizi. Bibaye byiza wabikora nko muri iyi minsi ibiri, uyu munsi n'ejo, cyangwa se ukanakomerezaho. Ikintu kikubwira ko wabaye icyaremwe gishya, burya ukurura n'ibintu bishya mu buzima bwawe.
amahirwe mashya. Iyo ubaye icyaremwe gishya ukurura amahirwe mashya, abantu bashya, urukundo rushya, ubuzima bushya, ibyishimo bishya, buri kimwe cyose kiba gishya. Wari uzi ko iyo ukoze ibyo bita healing nko muri kino gihe cy'ukwezi kw'inzora, ushobora kubibwirwa nuko n'abantu b'indyarya baba bari mu buzima bwawe batangira kuguhunga. Icyo ni ikimenyetso cyabyo. Ubundi ni ukuvuga gukora healing muri bino bihe by'ukwezi kw'inzora, ukuntu abantu babikora, ushobora gufata nk'umunsi wose wo gusenga. Gusenga ukiyeza, ukarekura nyine amateka yawe mabi yahahise, ukayarekura, ugasengera nyine amateka, uvuga ati ndashaka kurekura amateka mabi ngashingira ibintu bishya, ndashaka kurekura njyewe wa kera, njyewe mubi nkamurekura nkasingira njyewe mwiza. Akenshi babikora nko muri bino bihe. Naho ushobora kwiha gahunda ukavuga utoke ejo noneho ninjye nzakora ikintu bita healing. Ugafata umunsi wose ukiyiriza ubusa ugasenga. Abenshi niko babikora. Harimo n'abitekerezaho, harimo n'abakora ingendo shuri, akavuga ati iyi minsi ibiri ngiye kuyimara nagiye nk'ahantu mu ishyamba, ngende nsubize ubuzima bwanjye ku murongo, mpinduka icyaremwe gishya. Iyo ubikoze nk'uko rero, ikimenyetso cya mbere gihita kikwereka ko hari impinduka zabaye. Ntabwo umenya ukuntu bigenze, na ba bantu bajijisha mu buzima bwawe, abantu bigize inshakura mu buzima bwawe, batangira kuguhunga. Ubuzima bushaje uraburekura, ugafata ubuzima bushyashya. Ni ibintu byikora bimeze nk'ubufindo, kubera ko izo mbaraga z'ukwezi kw'inzora bizera ko zibigiramo uruhare, zirakuyungurura rwose. Ujya kubona ukabona ibintu bishaje biragiye, biragiye, aba ari ikimenyetso cy'uko rwa rukungu koko rwavuye mu masaka. Ukabona abantu beza batangiye kuza mu buzima bwawe, n'amahirwe niko bihita bigenda rero. Ibintu bya karande mbi biba bigiye hakaza ibyiza. Iyo rero hariho ukwezi kw'inzora, haba hihindagurika ry'ibintu byinshi mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu ushobora kwiyumva nabi, kubera ko muri wowe nyine haba harimo impinduka ziri kuba. Ukwezi kw'inzora umubiri wawe urarwana cyane, ugerageza kujyanisha nuko mu kirere hameze. Ntuzagire ngo rero watewe n'ibibazo, ntuzagire ngo baguhumanyije, ntuzagire ngo warwaye warembye. Hoya, ni umubiri wawe uri kugerageza kujyanisha n'ukwezi kw'inzora mu kirere. Ariko hashize nk'iminsi 3 ubona nta impinduka, ubona bidashira, aho rwose wakwegera abaganga. Unabonye bikabije, egera umuganga, kubera ko hari igihe umubiri uhungabana ukabona birakabije cyane. Uretse n'abantu, burya n'inyamaswa nazo zirahungabana, n'amazi y'inyanja arahungabana. Ibintu byose bibamo amazi. Mu nyanja amazi ashobora kuba menshi cyane kandi nta n'imvura nyinshi yaguye. Wari uzi ko noneho hari n'abo birenga bagasara? Ku kwezi kw'inzora hari abantu basara cyane, n'imbwa nyinshi, ibisazi by'imbwa birazifata cyane iyo hariho ikirere kimeze nk'uko nguko kimeze. Harimo n'abaremba, noneho hari umuntu uhita urwara cyane muri bino bihe. N'impanuka hari igihe ziyongera mu mihanda, kubera ko haba habayeho kwivumbagatanya. Iyo ukwezi kuzuye, ubundi bakubwira ko ari bo abantu bakwiye kwitwararika kurushaho. Niyo mpamvu hari abahitamo rero gukora ibyo bintu bita healing. Healing ni nko gukira ibikomere. Healing ni ukwiyiriza ubusa, ubundi ugakora imigenzo yari yose yakuzamura mu mitekerereze, mu marangamutima, mu mwuka. Hari abantu benshi babikora rwose. Full moon rero nibyo bita ukwezi kuzuye, ukwezi kw'inzora. Iyi mvugo ku bantu biga ibintu bijyanye n'ubumenyi bw'isi barabyumva cyane. Abantu biga ibintu bijyanye n'isanzure, muri make full moon ni igihe ukwezi kuba kugaragara kose atari igice, kwaka cyane, biba igihe isi iri hagati y'izuba n'ukwezi. Impamvu kunguko kwabaye bakwita micro moon, nuko noneho ukwezi kwa kwitaruyeho gato isi. Ariko n'ubundi ni igihe isi iba iri hagati y'izuba n'ukwezi, ariko noneho kuri iyi nshuro ukwezi kwitaruyeho gato, niyo mpamvu kugaragara nk'aho ari guto ugereranyije n'uko mu bindi bihe bya full moon biba bimeze. Yampaye nk'abantu barasarada. Hari abantu barwaye indwara zo mu mutwe cyane muri bino bihe. Amazi y'inyanja aba menshi agahungabana, imihengeri ishobora kubaho, hari n'amato arohama cyane mu matariki nk'aya ngaya cyane rwose.
uzi ko hari n'ijambo ryabivuyeho ryitwa lunasi. Lunasi bisobanura ibisazi by'ukwezi, ibisazi biterwa n'ukwezi kw'inzora. Hari n'ibihugu noneho bibizirikana cyane, bakavuga ko ari cyo gihe abapolisi bo mu muhanda bahura n'impanuka nyinshi, abaganga b'indwara zo mu mutwe bakakira abarwayi benshi. Nko kuri uyu munsi cyangwa ejo hari ibihugu usanga abaganga b'indwara zo mu mutwe biyongereye kugira ngo bite kuri abo barwayi baba biyongereye nabo, cyangwa se ugasanga abapolisi mu muhanda biyongereye, cyangwa inzego z'ubutabazi ziyongereye bakajya ku nyubako zisanzwe ziyahuriraho abantu. Hari nk'ibihugu biba bifite abaturage biyahura cyane, uyu munsi bariyahura. Iminsi nk'iyi nyine iyo harimo ukwezi kw'inzora, na bya bitekerezo by'ubuyobe nyine nabyo bizamo akavuyo. Ni ukuvuga ibitekerezo usanganywe. Ukwezi kw'inzora gukarishya uwo usanzwe uri we. Niba uri umuntu ufite ibikomere byinshi, ukwezi kw'inzora kurabikarishya ku buryo no kwiyahura wakwiyahura. Ariko niba uri umuntu uri mu rugendo rwo gukira ibikomere, nabyo birihuta cyane. Niba byari buzagutwara imyaka 5 kugira ngo ukire igikomere runaka, umunsi umwe ushobora kurara ugikiza bitewe n'ukwezi kw'inzora. Umva ukuntu ukwezi kw'inzora kuba kurenze. Niyo mpamvu iyo ukwezi kw'inzora kugeze uri umuntu umaze nk'igihe uhuye n'ingorane zikomeye, warapfushije, wabuze umuntu wari usobanuye byose mu buzima bwawe, wabuze ibintu byari bisobanuye byose mu buzima bwawe, uhita ukora icyo bita healing. Ugafata umunsi umwe wa healing, ugakora ikintu kimeze nko gukira ibikomere. Iyo ubikoze kuri uwo munsi rero birihuta cyane, igikomere gikira vuba. Niyo uri umuntu mwiza rero, iyo muri wowe utuje umeze neza, ukwezi kw'inzora gushobora gutuma wiyumvamo ibyiyumviro byiza bidasanzwe. Niyo mpamvu ukwezi kw'inzora gushobora gukarishya uwo usanzwe uri we. Ku muntu rero usanga ngo ibibazo byo mu mutwe biciriritse biri aho ngaho bitamusaza, ku kwezi kw'inzora bishobora kumusaza kuko birakura cyane, birakara. N'umuntu usanga ngo ibitekerezo bibi, ku kwezi kw'inzora ibitekerezo bibi biba byinshi, ugasanga akoze amahane. Ni kwa kundi usanga umuntu yitondaga yari asanzwe, ariko ukajya kumva bimeze nk'aho byajaguye, kuvuga se byatewe n'iki? Hari igihe mu kirere haba hahise hahungabanya amazi ari mu mubiri we. Iri hungabana rero riba ku bantu, ariko si bo gusa, kubera ko n'inyamaswa zikunda guhura n'ibi bibazo. Injangwe n'imbeba zikunda guhura n'ibyo bibazo. Gusa ahandi bakavuga ko izo mbaraga zo gucubangana kw'ibinyabuzima ziterwa n'ukwezi kw'inzora ntabwo biba ku bantu bose muri rusange, biba ku bantu bamwe na bamwe. Niyo mpamvu twese tutarwara indwara zo mu mutwe, nta nubwo twese turwara cyangwa twiyahure, biba bikarishya n'ubundi uwo usanzwe uri we. Ukwezi kuzuye rero ni ikintu kidasanzwe, ikintu kidasanzwe gicubanganya amazi y'inyanja. Mu kanya gato navugaga ukuntu ukwezi kuzuye gukarishya uwo usanzwe uri we. Niba ufite umujagararo muri wowe, hakabaho amatariki y'ukwezi kuzuye. Twabonye ko uyu munsi ku itariki 29, n'ejo ku itariki 30 ni ukwezi kuzuye, ariko burya bitwara iminsi 3 kugira ngo iyi tariki igere. Ubwo abantu bumva impinduka, babandi bakangutse mu mubiri, buri na mbere y'iyi tariki bari barabyumvise, uhita wumva mu mubiri hari ibintu bidasanzwe. Uzi, kugira ngo umubiri wawe ukanguke ugere kuri uru rwego, nuko uwitaho ukawuhata ubuzima kamere. Ubuzima kamere ni ubuherero, buhera mu byo urya, mu bintu ukora, mu bintu witaho, bikaba ari ibintu nyine kamere, ibintu by'umwimerere, ubuzima bwa nyabwo bw'umwimerere. Ukajya urya ibintu birobanuye, bitahinduwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ukarya ibintu kamere. Kurya ibintu kamere ni gute? No kurya ibintu biva mu murima ugahita uteka. Uwo ni umukoro wa mbere wo kugira ngo umubiri wawe uwukangure, wongere usubize ubuzima bwa kamere. Tangirana n'imirire n'iminywere. Rya ibintu biva mu murima ugahita uteka. Ugabanye ibintu biva mu nganda ukabona guteka. None arya ibintu bikomoka mu nganda, byibuze ugerageze kurebamo ibikifitemo akimerere. Icyo ni icyambere rwose, icyo ni icyambere. Muri make rya ibiryo byawe biba ariyo miti yawe, niba ariko navuga, aho kurya imiti nk'ibiryo. Imirire ubwayo ishobora gutuma umubiri wawe usubiza kuri gakondo y'umwimerere. Icyo ni icyambere rwose, nacyo cyoroshye kurusha ibindi. Kurya ibintu by'umwimerere, kuvuga uti ngiye guhera nona nanjye umubiri wanjye reka nongere ngukangura, ariko uzajya wumva ibimenyetso by'ibihe. Hera ku mirire,
hera ku mirire ubundi uruhure bihagije, uwunyeganyeze uko ushoboye. Ubwabyo ibyo ngibyo bishobora kugukosorera umubiri ukongera ukagaruka, kandi iyo ugarutse urabyumva ko wagarutse. Icyo gihe rero iyo habayeho nk'ukwezi kw'inzora, umubiri wawe uhita ubigaragaza, n'akantu kose kaje mu mubiri wawe umubiri uhita ubigaragaza. Iyo rero ukwezi kw'inzora kuje gukarishya ibyo usanganywe muri wowe, niba wari uri mu marangamutima mabi muri icyo gihe, amarangamutima mabi araba menshi cyane. Niyo mpamvu ibyemezo by'ubuyobe abantu benshi babifata muri bino bihe by'ukwezi kw'inzora. Niba wari uri kuyobagurika n'ubundi ukwezi kw'inzora kukaza, noneho urayobagurika kurushaho. Ariko niba wari no mu nzira yo gukira, mu nzira nziza, ntabwo umenya ukuntu bigenze, birihuta cyane. Aho ukwezi kw'inzora kugusanze rero guhita gukarishya ibyo usanganye. Ngira ngo muri kumva ukuntu ukwezi kw'inzora gukora. Ntabwo rero biba ku bantu gusa, biba no ku nyamaswa, biba no ku mazi y'inyanja. Hizerwa ko iyo ukwezi kuzuye habaho gucubangana kw'amazi y'inyanja. Niba rero iyo gucubanganyije amazi y'inyanja n'umubiri wacu, kandi hakaba harimo amazi, umubiri wacu ugizwe na 60% by'amazi kuzamura. Hari n'inyandiko zivuga ko ari 70%, abandi bakavuga 80%. Kandi amazi ari mu mubiri wacu ntabwo ari amazi asanzwe. Oya, mu mubiri wacu harimo amazi neza neza ameze nk'amazi y'inyanja. Bivuze ko niba ukwezi kwacubanganya amazi y'inyanja, n'amazi ari mu mubiri w'umuntu ashobora gucubangana. Kandi buri kintu cyose kibera mu mubiri w'umuntu kigenzurwa n'amazi ari mu mubiri. Ibijyanye n'imikorere y'imisemburo, ibijyanye n'imitekerereze, ibijyanye n'amarangamutima, byose bigirwamo uruhare n'amazi ari mu mubiri wawe. Niba yacubanganye rero nawe urimo urabyumva. Nacubangana uri muri mood nziza, uri muri frequency nziza, ubwo nawe urumva aho byerekeza. Nacubangana uri muri frequency mbi, urumva aho byerekeza. Birumvikana rero iyo acubanganye hari igihe ibibazo bivuka kuri bamwe, hari abasara, hari abaremba, hari n'abiyahura twabivuze, hari n'abakora urugomo cyane rwose. Hari n'ibigeze kuvuga ko intambara nyinshi twamenye mu mateka zagiye zitangira n'ukwezi kw'inzora. Ugasanga ibihugu bihora bishyamirana mu magambo ariko bitajya birwana bya nyabyo. Ku kwezi kw'inzora umwami akabafasha umwanzuro, akavuga ati turabatera. Nuko nkuko byajyaga bigenda. Hari abantu babyizeramo muri ziriya ntambara twagiye twiga mu mateka, hari igihe zazaga ku kwezi kw'inzora. Ibinyabuzima byose rero bifite ahantu bihurira n'amazi, cyane cyane bigirwaho ingaruka n'ukwezi kw'inzora. Ko amazi ni ikintu gikomeye, ni erema y'ibanze mu bigize ubuzima. Erema 5 twarazibonye: amazi, ubutaka, umuriro, umwuka ndetse na space cyangwa se ether. Mwene muntu rero urumva ibyo byose nawe arabigira. Hejuru ya 60% by'ibikugize niba ari amazi y'inyanja, ntabwo ari amazi buzi. Nuko amazi y'inyanja neza neza niyakurimo. Iriya myunyu iba mu mazi y'inyanja ni wawe mu mubiri ibirimo. Niyo mpamvu burya tunakenera umunyu. Amazi aturimo ntabwo ari amazi asanzwe buzi, oya, asanishwa n'amazi y'inyanja. Niyo mpamvu banza umuntu agera wa mugani ku nyanja kumva aguwe neza, kubera ko amazi aba ari kubona imbere ye namurimo biba ari bimwe. Nuko amwe akurimo andi ari hariya mu nyanja. Amazi y'inyanja rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye. Ukwezi kuzuye rero niba guhungabanya ayo mazi, birumvikana ko gushobora guhungabanya n'amazi akurimo, noneho nk'ubwonko bukabigenderamo cyane, kubera ko ubwonko nabwo bugizwe n'amazi ku kigereranyo cyo hejuru. Niyo mpamvu niba umuvumba w'amazi uba mwinshi cyane mu nyanja, no muri wowe birashoboka. Bajya banavuga ko ukwezi kugira ngo kwireme kwaturutse ku isi. Aho kwaturutse niho hasigaye ikinogo. Icyo kinogo nicyo cyabyaye inyanja tuzi nka Indian Ocean, Atlantic ndetse na Pacific. Hari inyandiko zivuga ko mu itangiriro ntabwo isi yari ifatanye nk'uko tuyibona ikomeye cyangwa se yumye nk'uko tubona ubutaka. Ahubwo yatangiye ari nk'amatembabuzi. Amatembabuzi ahari hose rero agenda yegayega, uko ayegayega akava mu cyerekezo runaka akajya mu kindi. Bimwe mu bice rero byayo byagiye bitakara. Uko bitakara
imyaka igashira nibyo byaje kuvamo ukwezi rero kwitarura isi kuriya, ariko abahanga bakemeza ko ukwezi gushoboka kuba ari igice cy'isi, n'inyenyeri bigakeka ko ariko zagiye zibaho, bikabaho gutyo bitewe na rukuruzi y'isi. Bigakekwa ko ukwezi rero iyo kwabaye inzora gukurura imbaraga za hahandi kwaturutse, hahandi kwasize icyobo, aho hasigaye icyobo niho harimo ziriya nyanja. Niyo mpamvu rero iyo ukwezi kuzuye, ukwezi kw'inzora, habaho ikintu kimeze nko gukururana, amazi y'inyanja nyine azamo imyivumbagatanyo ashaka gukururana n'ukwezi, cyangwa se ukwezi gushaka gusatira hahandi kwaturutse. Izo mbaraga rero nizo zihungabanya n'amazi ari mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu bindi binyabuzima. Amazi ari mu mubiri rero agirwaho izo ngaruka, birumvikana. Ubwonko bugizwe n'ayo mazi ku kigereranyo kiri hejuru ya 70%, nabyo rero birahungabana. Niyo mpamvu rero bishobora gutuma abantu bagira umujagararo cyane, bamwe bagasara, hakaba nabo birenga rwose bagacanganyukirwa cyane, bagafata ibyemezo bidasanzwe. Hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko n'ibitotsi by'abantu bigabanukaho nka 15%. Ukazirikana ko iri hungabana ntabwo riba ku bantu bose, ntabwo ari bose nyine banabyumva, ariko iyo ufite umubiri wumva ururimi kamere, umubiri nyine ukiri umwimerere, urabyumva byanze bikunze. Ahubwo ikintu gishobora kugaragaza ko umubiri wawe wasinziriye ni uko utanabyumva, nuko nizo mpinduka udashobora kuzumva. Nuvuga umubiri wawe warasinziriye cyane. Akaba ari kimwe mu byo twazirikana ku kwezi kw'inzora. Hari n'abagira imigenzo yo kunywa amazi yaraye hanze mu gihe cy'ukwezi kw'inzora. Inzora nyine ni ukuzora, ni ukwezi kw'inzora, ukwezi kwazoye. Kuzora rero ni nko kumurika cyane, niba ariko nabyita. Hari abantu rero bacunganwa nuko kwezi kw'inzora, agafata nk'amazi akayaraza mu ibase hanze mu gitondo akayakaraba, bikavuga ko ngo bihumanura imyuka mibi. Hari abayakoropesha mu nzu, abandi bakayaminjira mu nzu, harimo n'abayanywa, abandi bakayashyira mu byumba bararamo, ngo byirukana abarozi, byirukana imyuka mibi. Amazi y'inzora bayafata nk'amazi y'umugisha. Hari abayafata nyine akayaraza hanze nk'uko amaze kuyasengera, akaza kuyafata mu gitondo nabwo akayasengera, none akayakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi, ngo byongera n'igikundiro. Ngo byongera igikundiro, abantu bakagukunda da. Nahoze mbona Abahinde aribo bakunda kubikora, ahita ayafata akayashyira nko mu icupa, akayashyira nko mu iduka rye, nta muntu n'umwe ugomba kuyakoraho, aba ari nk'amazi y'umugisha. Akazategereza ukundi kwezi kw'inzora akayahindura. Hari abantu babikora gutyo da. Gusa niba wumva ngo mu mubiri wahungabanye, nta gikuba cyacitse, ahubwo nuko mu kirere hari imbaraga nyine zidasanzwe.